dutangiranye n'abari mu buriri, bari mu byo barimo. Umugore yarinjiye, amaze kwinjira ati mukomeze ntimuhagarare, mukomeze ibyo mwari murimo. Atangira kubafotora, avuga ati mukomeze, mugabo wanjye komeza unce inyuma, ubu noneho ndakwifatiye kandi n'ibimenyetso ndabijyanye. Amaze kubafotora ahise asohoka. Umugabo nawe yabyutse yihuta, atangira kwambara ibyo yambara vuba vuba, asohoka inyuma y'umugore we aramukurikira. Umugore arimo gusohoka, umugabo yaje yirukanka ajya kumufata akaboko. Umugore ati ntunkoreho, ntunkoreho, genda ukomeze ukora ibyo wari uri gukora kandi ntusabe n'imbabazi. Ako kanya umugabo ati ese wambabariye? Umugore ati ahubwo ntukomeze kuntesha n'umutwe. Umugabo kubera yarasohotse atambaye neza ibyo yari ari kwambara, yarongeye arambara arasoza, akomeza gukurikira umugore we. Umugore yaraje yinjira hano, amaze kwinjira yanaze ibyo yari afite hasi, akurura amavarize abiri, amaze kuyakurura atangira gusa nkaho hari ibyo apakira. Umugabo nawe yinjiye amusanga mu cyumba aho yari ari, aramubwira ati ese ibyo ntibihagije? Kuba nkwifatiye uri kunca inyuma ntabwo ibyo bihagije. Umugabo ati ariko wambabarira, mbabarira unyumve, ntabwo bizongera kubaho pe, byari ikosa ndabyemera, ariko wibuke ko nkukunda. Urankunda ukanca inyuma, ntabwo byumvikana. Nimba unkunda ni gute ushobora kugira imbaraga zo kuryamana n'undi mugore? Umugabo yarapfukamye amusaba imbabazi ati mbabarira n'ukuri, ntabwo bizongera kubaho ukundi kandi ndagusezeranya kuko ndagukunda cyane. Umugore ntabwo yabyumvishe, yahise asohoka asiga umugabo mu cyumba. Umugabo nta kindi yakoze, yahise yongera afunga ya mavarize neza, arongera arayabika kugira ngo umugore we atagira ahantu ajya. Ese biraza kugira icyo bitanga? Arangije amusohoka inyuma. Bongera kutwereka nyuma y'igihe gitoya, umugore yari yicaranye n'inshuti ye ari kumugisha inama ati se uri seriye umugabo wawe guca inyuma cyangwa ni bya bindi muba mwumvana abandi inshuti zanyu cyangwa se abandi bari hirya no hino? Ati njye ndabizi neza anca inyuma kuko mbifitiye n'ibimenyetso. Umushuti we yakomeje kumugira inama ati rero nimba ubona guca inyuma kandi ukabona abigize akamenyero, wowe igendere, hano hanze hari abandi bagabo kandi bazakwitaho utameze nk'uriya. Ndabizi uzamubona, uzabona umugabo w'imfura, uzabona umugabo mwiza uzaguha urukundo kandi utazigera gukora nk'ibyo uriya gukorera. Muri make yamugiriye inama yo gusiga umugabo we akagenda akajya gutangira ubundi buzima. Undi nawe akamubwira ati ariko ndamukunda, nubwo ankorera biriya byose njye ndamukunda. Yongeye kugaruka hano naho yongeye kwicarana n'inshuti ye, nayo ayigisha inama ati ese mbigenze gute ko Paul anca inyuma nkaba mfite n'ibimenyetso? Arangije arabimwereka. Amaze kubimwereka ati se nimba ufite n'ibimenyetso kandi nkaba mbona ibimenyetso byawe bigaragara, wamuretse ukigendera nawe ukajya gutangira ubundi buzima ko ubona nta kintu ibingibi bizatanga? Umufashe rimwe kabiri, ese uwo mugabo urabona azahinduka? Wikomeza kubabara, wikomeza kwihambira ku muntu, wowe genda utangire ubundi buzima, ndabizi wabikora, genda rero ugerageze. Muri make muri bose mu nshuti ze zose nta n'imwe yamugiraga inama yo kugumana n'umugabo we, ahubwo bose baramubwiraga agende amusige yitangire ubundi buzima. Bukeye bwaho batweretse umugore yinjiye mu cyumba, ateruye ya mavarize, atangira gukingura umuryango w'icyumba kugira ngo yigendere. Mu bigaragara inama inshuti ze zamugiriye yayumvishe kandi bisa nkaho agiye kuyishyira mu bikorwa. Umugabo yarinjiye, amaze kwinjira asanga umugore ari gusohora amavarize, ategerayo ndimo ndigendera kandi ntungire mu nzira.
yarakaye cyane, afata umugabo amusunika gutyo, arangije yarasohotse, amajije gusohoka umugabo yabuze icyo akora nawe amusohoka inyuma, batwereka nyuma yaho yongeye kuza kuganira na ya nshuti ye ya mbere, imwe baganiriye bwa mbere, arimo kumubwira ati ese ko wambwiraga yuko ningera hano hanze nzabona abandi bagabo bankunda kandi bajyanye n'ubuzima bwanjye nifuza, none nkaba mbona harimo haraza abagabo bubatse ingo, nibo bari kuza kumbwira ngo tubane gusa, kandi njyewe ntabwo nahemukira umugore mugenzi wanjye ngo ndyamane n'umugabo we cyangwa se mutware umugabo we, kuko nanjye byambayeho ndabizi, biba bibabaje kubona umuntu wawe aguca inyuma kandi ubizi neza ko ntako utagira, ukoresha imbaraga zose kugira ngo umugumane kandi muhore mwishimye. Inshuti iramubwira ati rero nibwo buzima, nimba ushaka kubaho udafite ikintu na kimwe kikubangamiye cyangwa kigutesha umutwe, nawe emera ukorane nabo, barakwereka hari uwo bazanye arimo kugenda amuganiriza ati ariko uri mwiza, uri umukobwa mwiza pe, ati ese wambwira ibijyanye n'ubuzima bwawe? Nawe aratangira aramubwira ati yego, ibyanjye ni inkuru ndende, umunsi umwe nari mfite urugo, yewe mfite n'abana 2. Undi atangira kumubwira ati ufite abana 2? Ati yego. Uno byahise bimutera ubwoba, atangira kumubwira ati reka nitabe telefone, kuko byasaga nk'aho ibyo yumvishe bimutunguye, yitaba telefone ati yego nyakubahwa ndaje mu kanya, arangije akiva kuri telefone ati rero nyihanganire ndagiye, boss arimo arampamagara, atari kuri kumbeshya, iyo telefone witabye nta muntu uyiguhamagayeho, byagaragaraga yuko nta muntu uguhamagaye pe, ati rero ibyo ngibyo uri kumbeshya, ati hoya reka ibyanjye nawe birangirire hano, ndumva atari ngombwa ko dukomezanya, reka tuzabonane ubutaha. Umusore nuko yahise amucika, mu bigaragara yumvishe ko yigeze gushingaho urugo ndetse afite n'abana 2, undi nawe ahita agira ubwoba arigendera. Nyuma yaho yaje kuri telefone ari kuganira nabo abashuti be, oya ntabwo ari abashuti baganira nabo, ahubwo ari guhamagara umugabo we, ati ese wampa umwanya tukaganira? Umugabo ati ese urashaka ko tuganira ku bijyanye n'ibiki? Atangira kumubaza ati mbere na mbere se abana bari aho? Ego abana bameze neza, ati ariko nimba nta kibazo wareka tugahura tukaganira kuko ndumva ko nshaka ko duhura, hari icyo nshaka kukubwira. Umugabo yaremeye, bapanga ko bazahura ejo. Umugore sinzi icyo ashaka kumubwira, batwereka bukeye bwaho ari kumwe n'umugabo we yaje kumureba mu rugo. Umugabo ati wambwiye ko hari icyo ushaka kumbwira, rero wambwira wihuta cyane kuko sinshaka ko umugore wanjye ari bugusange hano. Yahise anamenya yuko burya umugabo nyuma yo gutandukana yahise yishakira n'undi mugore. Ati ese wanyemerera nkagusaba ikintu? Kuko tukiri kumwe twari famiye nziza, ntabwo natekerezaga yuko kunca inyuma byatuma njye nawe dutandukana. Muri make umugore arashaka kugaruka mu rugo, arambwira ati ibintu byose twabishyira ku murongo, nakongera tukubaka umuryango mwiza njye nawe. Umugabo ati rero ndakwinginze va hano none aha ngaha. Yatangiye no kumwirukana. Umugore ati uri kumbwira ngo ninsohoke? Umugabo ati yego rwose sohoka, sinshaka yuko umugore wanjye ari buze kugusanga hano agatekereza yuko naba muca inyuma. Ako kanya yaramuhagurukije arambwira ati mfasha rwose sohoka. Aka kanya sohoka, sinshaka ko uguma hano muri iyi nzu, hatagira umuntu uza kugusangamo agatekereza yuko hari ibindi njye nawe dupanga.
nuko umugore yamwirukanye aramubwira ati kingura, kingura usohoke. Umugore arakingura, umugabo akomeza kumubwira ati ngaho genda, genda rwose nkubona urenga. Umugabo nta kindi yakoze, yaraje akingaho neza. Amaze gukinga aragaruka ariyicarira. Hano bari kutubaza ati ese birakwiye ko gucana inyuma kw'abashakanye byasenya urugo?